ukora kuri iyo ngofero. Atuye umudari n'umudari rero mu nshingano zawe, umutoza mwiza zikomeza mu biganza byawe ku musaza nawe gisini nakorewe na mama. Yego ati n'umugisha kuba tufite tugeze mu bitabo by'abato natwe tugomba tukorera bitoni. Isa n'ibangamizi ndi hano muri parking LAD 601 ke. Tugeze ngire ngo aho umuntu wese ayumva abaye musi tugira ikibazo kuno utangare ejo bumvuga handi mbona arahagarika imana itangashije ababishinzwe barabitanga. Indi mwe iza no kugaragira abageni bacu baja gusangira. Turakomeza iyo gahunda ndirimbo imwe tuzamuke. Ngwino papa. Adutwayo ingenzi wakoga adutera agahinda mbe muhorake yembe mico myiza si birarimwe yeni mumumburize yeni mumumburize bakobwa yeni mumumburize babyeyi Arakoze cyane uyu Nyirasenge wamugeniriraga ati tuzagurisha abakwanga tukwereka abagukunda. Agaragiwe n'inyange zisumbye izindi kwera intore zibyinirira rwose zikamwita amazina anyuranye kandi yose akamubera. Ndagira ngo ducishe agafoto k'umwanya muto hanyuma tuze guha rugari na none abasaza
baganirize Justine bongere baganirize Prince. Ndagira ngo Pare, ndagira ngo wigire hino Pare wenyine, wigire hino. Basaza be bombi muze hano duhagararane, muze mwembi musige Justine muhagarare uru ruhande, Pare nahagarare hirya hariya, Marene nawe niyegere. Inkuru Pare agiye gutwara kwa Ntwari rero nigira ati Justine namubonye, nta kindi tubuto babwire ko yahageze ageze hafunga muberwe. Noneho icyo uja kurusha abandi bose mwagendanye Pare benshi mu gitaramo usumba zose. Pare wari bakwibukana ko muri sansi kuru mukaririmba anguririmba rwose reka na gutyo baratire atacana kinisha Pare ngo nakigejeje kuri nyiraco. Noneho garurugo rura burufate neza Justine ukikire gutyo oya ukikire ururoza kwa Prince gutyo gutyo yego Prince narukorera. Noneho fata ukuboko kwako hirya ukurambike gutyo upeta ruboneke mu rurabo yego yes. Murakoze cyane Marene nadufashe. Impano rero ituruka mu ruhande rwa Prince igana kwa Justine iyo kereka umuryango wo kwa Ntwari babwire ko hazamuka mu ciciro utera intambwe rwose. Nanone hindukira werekane hariya kwa Gasinzira bashe yabo yindukane. Justine rero yaranje uburyo ufata urwo rurabo ukanambara ruriya rupeta, ururabo rukikire mu kuboko kw'iburyo yego gutyo, uzamura ukuboko kw'ibumoso urime mu kiganza cyawe gutya, atereka nguratire zisa n'imitozo nawe wihitire. Aho ngaho harabaye guhagararaho. Murakoze cyane. Prince rero igihe watungutse ku mari batara imerembera wumvishije impundu zivuga, igihe nanone umwiza yaje wumvishije impundu zivuga, ukanya gato yari agiye kugutambagiza, yamaze kwikorera ku magugu yisigaho mu rubavu, aragukora mu biganza kwereka umuryango, nawe wongere guhindukiza umwereke umuryango wa Ntwari. Ariko muri uyu mwanya reka tubanze ibibanziriza ibyo byose. Ndagira ngo utambuke usuhuze uhereye kuri baramu bawe ndetse na nyogosenge Pare nihagararira aho ngaho, nubwira icyo umukeneraho uramwiyambaza. Nanone ubu urabaganirije bihagije, muraziranye. Urakoze cyane. Nyogosenge se uguhekeye uramutekereza iki? Asuhuze. Aha komeza hariya wegere Justine niba se nabaguhaye irembo uhagarare neza uru ruhande. Prince agarara muri uru ruhande, hindukira ufata ukuboko kwa Justine mwegere hano. Prince ndabona gikeneye amasomo, mwegere muhagarare neza murebe Pare ahagaze. Subira hariya Justine. Aha, muhagarare neza yego. Aho harabaye. Noneho Pare nabaha ikaze muzamuke musanga Pare. Amashi yumvikane rwose, amashi yumvikane twumve ko intore ziberewe. Marene nawe naze, Marene naze. Urakoze cyane. Tugire vuba abanyamakuru, iyi foto irabereye. Hanyuma rero Justine abajya hagati, natambuke Justine tambuka imbere, Prince akurikire, Marene akurikire na Pare, maze musuhuze umuryango. Werekere hano umuryango Justine yari hariya, bahaguruke utwemere muhaguruke, maze Justine yereke Prince umuryango
uhereye ku musaza ubanza egera hariya yego komeza prince nabo bakore mu biganza na pare na marene nabo boye gusigara inyuma amashini muntu byumvikanye byabari birori nyamuneka tukakira musore mwiza rwose wakuza titinya intore yo kwa ntwari ivutse kwa Gasinzira yego murakoze cyane prince n'abakomeze aje imbere amwereka umuryango wa ntwari muhereye hepfo amachi kwa ntwari nyamuneka yo kudushirana aje kubaratira umwizubi wabo gasamu wabo Justin muriyo ukomeze muberwe n'igitaramo rwose bari na marene namwe mwagiriyeho umugisha mukomeze mukore mu biganza by'abatambyi ndabona bisa neza yego mukomeze murakoze cyane murakoze cyane nanone dukomeze twihuse Justin namusubije subirire Banyirasenge muze Banyirasenge mwegere marene yigire ku ruhande Banyirasenge ndabona bahageze uwo bahuza amasaka mwenyura ndamenya ko n'umugeneriye kenshi amutura izinyuranye kandi zose zikamubera abanyamakuru murakoze cyane Banyirasenge namwe mukomeze hirya babereke utwicara bame bari munabe babyara be abisenge neza mukomeze muze mwegere Justin hariya icabemereye nuko uwundi wa gatandatu n'uwundi usigaye inyuma azagerageza kubaranga kandi akanabaherekeza akabageza kuri uyu munsi kabatera amatsiko murebe yego tuteri intambwe batatu mukomeze hariya abandi batatu mukomeze hariya gishongore rero cyihariye nanone nigitera intambwe komeza umubyiniro ugira ati twaguhishe abakwanga tukumuritse abagukunda yagarariraho yego murebe hariya mu mafoto murakoze cyane basaza be musubire mu mukingi wanyu mwegereye Justin kandi muze muhagararire hano muze nimugera hano muhindukire murebe kwa Gasinzira aho ngaho harabaye umusaza Gasinzira rero ati berwa ugerere Justin mukibagereye mu bakuru be umuganirize umwereke umusaza Ntwari Money man.
ranye uhesha ubugingo abakwizera bose. Mbese ni mani mbese Imana yacu yo yonyine niyibasha gutuma yo yakoze Sing